turi kuwa kane ukwezi kwa kabiri tariki ya 12. Uyu ni umunsi wa 43 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Kuva mu itangiriro ukageza mu byayishuwe, nta sezerano ry'Imana rituzuye kandi ritazuzura. Ibyo Imana yakuvuzeho nawe bizasohora nta kabuza. Amen. Yesaya 34 umurongo wa 16. Nimushake mu gitabo cy'Uwiteka musome. Nta na kimwe muri byo kizabura. Nta kigore kizabura ikigabo cyacyo, kuko Uwiteka ari we ubitegekesheje akanwa ke, kandi umwuka we akaba ari we ubiteranije. Amen. Mwene data, kuva mu itangiriro ukageza mu byayishuwe, nta sezerano ry'Imana rituzuye, kandi niritaruzura nta kizatuma rituzura, kuko hari byinshi byavuzwe bitarasohora ariko tubitegereje imbere. Ibyo Imana yavuze byose bizasohora nta kabuza, kuko n'ibindi byarasohoye. Ugendere ku ijambo ry'Imana, uryizere, wizere amasezerano yayo, wizigira Imana, wizigira amasezerano ye. Nta kabuza byose bigiye guseruka, ubireba nguko igitondo gisesekara umuntu akireba. Mana, ndagushima ko ibyo wamuvuzeho bigiye kuba, kuko kuva mu itangiriro ukageza mu byayishuwe nta na kimwe kituzuye, n'ibi nabyo bigiye kuzura mu izina rya Yesu. Amen.